Mais ma réaction est très positive, on est dans une phase de préparation, on est confiant en notre groupe et ça c'est le terrain qui le prouve, le terrain au niveau footballistique, pas à notre niveau, hein, que j'ai pas envie de parler et j'ai pas envie d'intégrer parce qu'ils sont encore tôt pour parler de ça, mais au niveau footballistique, je suis content de mon équipe, très content de mes joueurs. Je les ai eus pendant 5 séances d'entraînement avant qu'ils partent au championnat, avant qu'on parte en championnat militaire. Maintenant on est de retour du championnat militaire. Je n'ai pas eu les joueurs qui ont été dans le terrain, à partir du gardien Omar jusqu'au Soudjira, sauf Laguet et Kevin, qui ont été aujourd'hui dans le terrain, qui ont été avec nous dans la phase d'entraînement. Et c'est ces deux joueurs-là qui ont donné satisfaction et qui ont presté soit dans les matchs amicaux, ils ont bien presté, ils ont lancé des signaux dans les matchs officiels comme on a vu. Vraiment, 5 séances, un niveau pareil, une possession de balle à 95%. Presque 90%, c'était prouvé dans le terrain. Ça manque de séances d'entraînement pour travailler les automatismes défensifs ou offensifs, mais en général, je suis très content de mes joueurs, je suis très content de la prestation de mes joueurs. Il y a encore des choses à travailler, mais quand on aura l'équipe entière entre nos mains, là, on va les travailler. Yari match ikomeye cyane. APR ni ikipe nziza ifite abakinnyi beza bakomeye, ariko ikintu cya mbere abakinnyi bacu bari tactiquement twari duhagaze neza mu kibuga, twagerageje gufunga impande zabo kote ya Omborenga na Mangwende ko APR bakunda gukoresha impande cyane, twagerageje kuzifunga ku buryo imipira myinshi batabonaga uburyo basantra imipira ngo igere muri box no hagati, tugerageza kuba duhagaze neza mu kibuga. Ubundi noneho twagerageje no gukoresha impande zacu kwa Savio kwa Oze. Nicyo navuga, twakinye neza, ndashimira ikipe yanjye. Aho dutangiye kuruha baro twasaga nko turi gukinira inyuma, twagerageje gushyiramo abakinnyi b'imbere kugira ngo turebe uburyo tubasha kwavansa kugira ngo twatake tubone igitego. Aka gatunwa navuga yuko agaciro yatubereye nziza cyane, bwari uburyo ikipe ya polisi biragaragara ko ni ikipe nshyashya, twaguze abakinnyi benshi bagiye batandukanye, ariko twabona ko umunsi ku munsi tugenda bamenyerana. Kuri twebwe nabyita ko ari pre-season nziza, bifite byinshi bitumariye. Yego ni ukurwanira igikombe, intego yo turayifite iyi sezo, ndizera yuko muzabona polisi yari itandukanye n'umwaka ushize. Uyu mwaka natwe tugomba kurwanira igikombe.
Ikintu cya mbere kinshimishije nuko twaje hano batabyumva kuntu twatwara igikombe, ariko ikintu cya mbere kinshimishije nuko dutwaye iki gikombe dutsinze amakipe bita akomeye hano mu Rwanda. Icyo kintu kiranshimishije cyane. Tumeze neza, turishimye, bari badutsinze, twari twababaye kuri finali ishize, ariko ubu ngubu natwe twabikosoye, twashije gutsinda, turishimye cyane, twari tubishaka. Nuko twishimye cyane kandi tuzabashije muri shampiyona baze batuba inyuma. I feel happy, my friend. I'm very excited. God did it for me. It's not about my power, it's God. Yeah, the tournament is nice, and also it's to make out to see the talents of people, and I'm also happy because God who did it for me, I know He's going to show many things for me here in Rwanda. Okay, thank you. Oh, I just want to say to the Mukura fans that this is your cup. You wanted us to win the game. We don't want to win friendlies. We want to win important games. This is the cup you wanted. So be happy. We carry on working. We are not ready yet, but we will make you happy. We feel happy, but Rayon Sport is always a family. Is a big club, and I always thank Rayon Sport to bring me in the country. But when they win, it's a delusion for us. When we win, it's a delusion for them. But another day is a game. Football is a game. Yeah, the final is a tough game. So we need to prepare very well tactically. So you need to thank this coach here. He's a very good tactical coach. So we work very well in the multicultural football system to play the game. Ibyishimo ni byinshi cyane. Turimo turerekana ko dufite urwego natwe rushimishije, ndetse uyu munsi biranashimisha cyane kubona mu minsi ishize bari baraduhebye abantu, ariko ubu tugaragaje ko Mukura ikiri Mukura, ndetse turifuza gukomeza gutera imbere. Ndashima abatoza cyane, ntabwo biba byoroshye guhuza abakinnyi bavuye imihanda yose, harimo benshi cyane b'Abanyarwanda turabishima, ariko ni abakinnyi bavuye henshi, ni abatoza bavuye ahantu hatandukanye, ariko kubona muri iki gihe gito cyane dushobora kwishyira hamwe ikipe ikiyorganiza igatsinda ibihanganye nk'uko mubivuga, ni ishusho itugaragariza ko dushobora gutera imbere cyane, ndetse tukanakomera mu minsi iri imbere. Turashaka igikombe, nakosha n'ibyo bintu twavuganye, ubu ngubu target yacu ni igikombe cya shampiyona. Birashoboka cyane cyane ko ngira ngo iyi mikino nk'uko mwayirebye niyabaye kuwa gatanu, ntabwo ari imikino yari ijenjese, wabona ko harimo engagement, abakinnyi bitanze ku mpande zombi. Ndana felicita ikipe zose uko ari enye zakinnye. Simbona ko ari ukwiganaganika cyangwa se kwitera ijeki kuvuga ko nako dushobora gutwara igikombe mu Rwanda, kuko izi kipe mureba ngira ngo nizo zikomeye kurenza izindi, kandi murabona ko dukina tugapezanya tukagaragaza ko nako ari icyo dushoboye. Turabyizeye nk'abandi bose, ntabwo twavuga ko tuzagitwara 100%, ariko mu babyizeye turimo. Nibyo koko ni ikibazo muri rusange, ariko ntekereza ko abantu ikipe zishobora kwishira hamwe zigashaka abaterankunga bazo, ibintu bigasa naho bisobanuka. Nemera ko hari ikipe zifite abafana benshi, hari ikipe zifite ibibuga, izindi zitabifite, ariko umuntu muri sport ya profita avantage. Ntabwo n'ubundi ikipe zingana. Mbona haragiyemo n'ubundi ka communisme gake, mbona ubutaha tugize amahirwe twabona umuterankunga, ariko akajya atera inkunga abantu babikwiriye, abantu bakabrandinga stade zabo, abantu ikipe ifite abafana benshi nayo ikagira uruhare mu kwishakira sponsor. Twe muri Mukura ntabwo tubona ari ikibazo gikomeye cyane, tubona izo miliyoni 10 n'ubundi dushobora kuzibona n'ahandi, nta kibazo rwose muri Mukura. Cause biba cya affecting in general, n'amafaranga ibyo byose yazaga akagira icyo afasha, ntabwo ari amafaranga bajugunyaga. Birumvikana ko hari ikiri bubure, ubwo nari nasubije nk'ikipe ya Mukura, ngira ngo mpumuriza n'abafana b'ikipe ya Mukura kugira ngo batumva ko ubuzima buhagaze kubera ko azamuye avanyemo amafaranga, ariko muri rusange ni challenge dufite. Ngira ngo abantu bose bashinzwe umupira na federation bakwiye gushaka undi muterankunga, gutera inkunga shampiyona yacu muri rusange, ariko noneho n'amakipe akagiramo uruhare, akagiramo ijambo. Niko mbyifuza, ariko